Haleluya. Amen. Imana ni nziza. Ibihe byose. Imana ni nziza niyo kamere yayo. Reka turi abantu banezerewe. Ntubishakishe ibirimo neza, ariko ikibazo ni kimwe. Umuntu anezerewe ari kurya ibyo kurya byiza. Muraho mwese? Aje acungana n'igihe. Iyo umuntu anezerewe ari kurya ibyo kurya byiza, aje avuga ngo uko ndengeje iminota nagombaga kurya, maze akavuga tumva utahagararira aha byamukoraho, agahita arikira ukanda adahaza. Nibyo? Muraho mwese? Ngahohereza mugenzi wawe umukono umubwire uti Imana yakoze. Uyu mwanya tugezemo ntaravuga byinshi, reka mbabwire ko ntabwo ari ugukabya, ariko nsa naho ntari hano, ndabona indi sinsha nayo iri hafi. Amavuna dufite ibyumweru 2 korali zimaze kuririmba, mbonye ziyashoje. Ntiwakurikiye neza, haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda. Reka turi abantu badafite ubumuga bwo kutabona, ahubwo bareba, maso yabo areba neza. Murimo si utambutse mu mujyi wa Kigali urabibona. Yego, iyo mbwira abantu ngo Imana yakoze, bafite impamvu. Uyu mujyi natangiye kugendamo ahagana muri 2006, ariko bugaca bukira kabona ibintu bigenda byiyongera. Ibyo nshatse kuvuga ni ibinyabiziga, umuhanda. Rimwe namanutse ahantu hamwe ndi kumwe n'umuvandimwe, ndavuga ngo ni umusazi. Kubera iki? Nagiye kuja kubona mbona asa n'ukwigiza y'imodoka agatambuka, zabaye nyinshi. Abandi nkabona bafatanye ngo ko nimabibonye bahise bambuka, babonye zanze gutuza. Jewe ndavuga nti rero burya abanyakigali bagwaye mu mutwe. Ese umuntu ari amapine aziranye nawe. Ndahagarara mbona ararenze, kugira ngo mufate nitabaza ikinyabiziga. Uko bwacaga bukira, mbona naje nagiye muri abo basazi. Iyo mbonye imodoka, amapikipiki, amagare, abantu muri uyu muhanda wa Kigali, kabona umuntu yiriwemo, burije, birashoje, Imana iba yakoze ibitangaza. Abamarayika baba no mu mapine Kigali. Muraho mwese? Aya mapica, aya mavideo iyo nyeretse nk'abo bacu, baravuga bati rero ntabwo bari bazima. Ibi ni ibihimbano by'ikoranabuhanga ntibibaho. Ucaguranye n'imodoka muri umujyi wa Kigali rwose, ukaburangije icyumweru ukava ku isaha tukagera ku yindi, Imana yakoze. Uyu mugabo yitwa Iryivuze Gilbert. Ntabwo nkuko nababwiye amavuna turimo, nabonye sinzi ukuntu bayarushye kwarura muziki ariko gutabura muziki ariko nabonye bayataho imi bayamazemo, kubera iki yamazemo hakikare. Ubwo birabasaba kongera kugenda mukicara mugateka ibindi, kuko urugamba rurakomeye. Rutse mu karere ka Nyabihu, ni mu burengerazuba bw'u Rwanda, ni mu murenge wa Jenda, akagari na Kanyakigugu. Kiva mu Mukamira hari ikiyaga ugeraho kiri hafi y'umuhanda, abahaheruka murakibona hafi cyane. Ubwo rero icyo kiyaga nicyo kitiriwe akagari. Ariko nanone ndi umudivantiste wa 7 ubarizwa muri Firidi y'Uburengerazuba bw'Amajyaruguru, ikorera Rubavu hariya kuri Grande Barriere, kandi ni intara y'ivugabutumwa ya Gishwati, iri mu mirenge igera muri 3, Murenge wa Rambura, Karago na Jenda. Kaba ndi mu itorero rya Rushunguro, ndi umwe mu bakuru b'itoro bahari, kaba nshinzwe ivugabutumwa mu ntara, ariko nkaba ndi n'umubwirisha butumwa w'itabo. Muri mu nkunda cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Nagira ubuntu rero bwo gukorana n'abantu bakomoka muri Firidi igihe kirekire, ariko bimwe byo ngiye kuvuga
iyo ngize amahirwe yo gukorana na korali nk'uko nanjye mfata ajenda nkiga, kuko hari byinshi ngenda mbona bitandukanye n'aho nyura, kandi bikampa n'ibyo mvuga aho ngenda ndarikira abantu umurimo w'Imana. Imana ihabwa icubahiro. Twagiye dukora amavuna yo gukambika, ariko iyi korali nayo mfite ibyo nayigiyeho. Kuriya hari indirimbo baririmba kumva kuko mbibabwiye hari ibintu, kandi koko bikagira ibyo binyereka. Ni byiza kugira amajwi meza, ariko ni na byiza kugira ubutumwa bwiza. Imana ihabwa icubahiro. Madamu n'abana bari kubasuhuza. Aho umuntu aragishwa ati ngo mukomere. Dusoje amavuna mu gihe gitoya cyane hari mu karere ka Gakeke mu ntara ya Joma, ahantu nanone twari twagira ubuntu bwo gukora na korali yitwa Ijwi Riheruka, itorero ryitwa Gataho. Abo nabo bambwiye bati dusuhuriza abantu b'Imana bo mu ntara ya Elayono. Imana ihabwa icubahiro. Iyi ntara nigeze kuyigeramo umwana, ariko nyigeramo atari Elayono, ahubwo nyigeramo ari ntara ya Rutongo na Muhima. None rero buriya rero ihame rya 11 ryarabonetse. Haleluya. Habonetseho gukura, none ntari irahari. Imana ihabwa icubahiro. Kandi nabonye muri abantu beza, uri kubyiyumvamo nawe se? Mu bantu beza wahita wiyandikisha kuri liste. Reka tuba abantu bazi ko ari abantu beza. Wese buriya si cyaba ari ikibazo. Nose buriya rero ikibazo kigiraga mwene nyina. Mwene nyina w'iki kibazo ni iki? Abazi ko ari abantu. Jose, ntabwo uzi ko uri mwiza buriya. Hari ikindi, hari n'imvugo ya gatatu se. Harira utari mwiza. Nuko nabonye muri abantu beza mwampirasi. Yego, abatuzi babaga mu soko, bakaba muri Nyabugogo, twabaga mu rusengero rwa Kabuye. Nje ndi kubona muri abantu beza. Haleluya. Kandi n'abatari beza batahari beza. Imana yacu irabikora. Reka turabakira izo ntashyo. Imana ibahe umugisha. Mu minota mike dufite tugiye kwigana insanganyamatsiko ngufi cyane. Iyi nsanganyamatsiko iri kuvuga ngo umugurano. Harimo insimburazina. Hari insimburazina twumva ngo ntabwo iri kwerekana ko ari ikintu. Iyo ugize icyo uje kugura hariya mu soko Nyarugenge n'ahandi, baje baguha ikintu bita inyemezabuguzi. Bamwe bayita fagitire, nibyo? Inyemezabuguzi. Ubwo rero nituvuga ikintu cyo kugura no kugurisha, murabyumva. Mu Rwanda tugeze igihe IBM ifite imbaraga, nibyo? Yemwe nugiye kuvuga ngo umva neza, mvuye muri Nyabugogo nerekeje mu Gakenge, baguha ariko mu buryo bara. Yemwe nuvuze ngo muri Cash Power umuriro urashize, bamuha ariko muraho neza. Buryo siko niyuguza amayinite nabyo bibamo. Bien nakora. Nabwo ni iterambere. Nuvuga ngo rero nituvuga umugurano, kugura no kugurisha murabyumva, nibyo? Kandi hari n'abageze hano baguze kuko bishyuye umunyenga bagera hano. Nagiye mbabona bishyuye umunyenga. Abishyuye umunyenga muri aho namwe nabyo byabaye. Nuvuga ngo rero umugurano, iyi nsimburazina irashaka kwerekana ko ari umuntu. Umugurano iyo umaze kugura ikintu ugifite uburenganzira, nibyo? Ufite uburenganzira rwose, bikamubwira ushobora kujya ushaka, ushobora kugikoresha igihe ushakiye, ndetse hari n'abagenda bakanyura hariya mu maduka murabyumva, akagenda agira ibyo arangura, bamuhereza fagitire, ntagitwara akigendera, akagarura imodoka apakira yerekana fagitire y'ibyo yaguze, barunda mu modoka, yarangiza akagenza ate akigendera. Bishatse no kuvuga ngo watwara ibyo waguze igihe ushakiye. Reka dusenge. Akoze Mana yacu, tunejejwe nuko duhaye uyu mwanya
wo kugirana nawe iki kiganiro binyuze mu byanditswe. Uhabwa icubahiro. Dukeneye imbaraga y'Umwuka Wera ngo imanukire imitima yacu kandi twigishe. Buri muntu wese uri muri amateraniro atahana imbaraga ikiza mu izina rya Yesu. Mushiki wacu yadusomeye isomo ryiza cyane dusanga Pawulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Ayo magambo ari mu rwandiko rwa mbere, ni mu gice cyaho cya kabiri, umurongo no wa kabiri. Kuyafata mu mutwe bamwe ndabizi byabaye, ndetse n'ikoranabuhanga ryanyu byabiberetse. Amagambo yumvikana kuko nagambiriye kutagira ikindi bamenyesha. Haleluya. Kuko nagambiriye kutagira ikindi bamenyesha keretse Yesu Kristo ari we Yesu wabambwe. Imana ihabwa icubahiro. Abitwa ba Yesu baba benshi, yego baboneka. Nahoze hariya mu cyumba hariya aho bigishiriza abitegura kubatizwa. Noneho tugera ahantu hakomeye. Buriya kuko ushobora gushyira mu ikoranabuhanga wabaza picha ya Yesu, kumena haje amapicha menshi. Ariko aba ba Yesu bose dushobora kubona, dushobora kumva, bashobora kugira aya mazina, hari itandukaniro kandi rikomeye. Nta n'umwe wabambwe urimo. Ariko Yesu tubabwira uyu mwanya ni Yesu wagenze ate? Wabambwe. Hari inkuru irenze iyo, yarapfuye kandi yarazutse. Hari umugisha utangaje rero, n'abacu bapfuye bazazuka. Kandi n'abapfiriye mu byaha azabazura. Ariko wabivuga ngo arabazura yababeshye. Reka turabanyabyaha twateranye. Sinari Mose. Ubwo ni ukuvuga ngo hari abapfuye barashingurwa, ariko hari abapfiriye mu busambanyi, hari abapfiriye mu bujura, ubundi buyamu butandukanye abamatiku yaritsemo ashobora kubazura. Ikinejeje kiruta ibindi nituzuka tuzambikwa n'umubiri mushya. Imana ihabwa icubahiro. No kutugira abasha birashoboka. Wagera mu rugo maniza wayo Rubyogo Nyiraneza bakabona haje Claude mushaje. Haleluya. Kuko Bibiliya ivuga mu Baroma 6 uwibaga ntakongere none subwo nta muntu ushobonetse. Uziko Yesu akora ibitangaza. Hari abagabo basharira bakagera mu ntambwe yo kwitwa ba semwanga bari wabo. Yatamuka ukabibwirwa nuko isafura n'ibikosi by'ikintu. Ariko ubwo ni muri kubyo mvuze. Bikagenza bite? Hari abagore bageze mu rwego rukomeye, bageze igihe bitwa ba nyirangari. Amakuru meza mfite kuri Yesu uyu munsi. Haleluya. Iyo yahinduye Claude mushasha. Haleluya. Yitwa semwanga ahubwo yitwa Rukundo. Indirimbo 202 abana bakiga guhoha mu rugo, umwaga ukavamo banejejwe nuko wari semwanga yabaye Rukundo mu ndirimbo 202. Imana ihabwa icubahiro. Kandi afite ubushobozi bwo guhindura nyirangari akaba Nyiraneza. Ariko muraho neza akabandera atari rya zina rimuranga mimerere mu fishi hariya mu murenge, ahubwo izina ijuru rizi kuri nyiraryo. Imana igahabwa icubahiro. Pawulo rero abwira Abakorinto, none Gilbert nawe abya bintara Yerayondo kukabuye nta kindi nababwira. Wacu bahingaga ibirayi namuko menshi ntacyo yakumarira. Mfite abana b'abakobwa n'abahungu ntacyo byakumarira. Akamubwira neza ibiki byose ntacyo byakumarira. Igifite icyo cyakumarira ni Yesu Kristo wabambwe. Amen. Aya magambo soma mu gitabo nanone urwa mbere rw'Abakorinto 6 umurongo wa 20 nahageze mwana. Arambwira ngo kuko mwaguzwe igiciro. Haleluya. Kuko twagenze dute? Kuko twaguze igiciro, none bigende bite dutume imibiri yacu ihimbaza Imana. Twaraguzwe kandi tugurwa igiciro. Iki giciro umwanditsi wa Bibiliya ndetse n'inyandiko ufite mu ntoki zawe ntabwo yakivuze, ahubwo yabyise igiciro. Buri umuntu avuze ngo ni
cy'agaciro abavuze ibintu bikomeye. Avuze ngo iki kintu ni cy'agaciro abavuze ibintu bikomeye. Mu gihe IBM itari yagakaze mu gihugu cyacu, hari ibintu wajyaga kugura ukagenda utabajije inyemezabuguzi. Ubwo bishatse kuvuga ngo byabaga ari iby'agaciro, ariko ntabwo niba ari korali, niba ari itorero, ntabwo bagiye kugurira abafure ngo baze nta nyemezabuguzi bazanye, kubera bazi ko igikoresho baguze ari iki. None Pawulo avuze aya magambo kandi arayambwiye nawe arayakubwiye, aravuze ngo kuko twaguzwe kandi tugurwa igiciro kingana iki. Kwigaragara neza ko twaguzwe, hari icyo dusabwa, dutume imibiri yacu ihimbaza iki. Kujya niko bimeze, nicyo kimenyetso cy'uko tutari abacu ngo twigenge. Ariko uyu munsi dufite abakristo b'ibyigenge. Abakristo b'iki? Uziko bigeze n'igihe mu itorero ryacu n'umunsi wa karindwi atari ku Kabuye, kuko ntaheruka, nta nubwo ni nakageze kuri uruhimbi, hari aho uvuga ngo muhaguruke turirimbe abandi bakicara batarwara, n'abasore bazi gusimbuka. Ariko muri aho mwese bavuga ngo dutore indirimbo isoza abandi bagasohoka. Ibyo nabyo bibabura, ariko byabaye ahandi, hano byahabase. Uyu munsi nubwo tutarabigeraho, ariko ubundi hari ikintu cyaranga umubyeyi we. Siko twabaga ku ishuri twaza tukirukanka, twagera mu rugo tumaze gusuhuza, mama yatureba yadusoma n'inzara kandi bitari byasha, hari ukuntu yatibaga inkono akagira icyo azamura, bacitaga kugenza gute kushabura iyo mvugo ntabwo yemera, kugeza, kwigeza, kuguhinduza, kushabura hahise haza musamu, ariko mu byumba neza burajya kwihinduza, ariko mu byumba neza kwigeza, akazigicaza nakimaze gupfunyuka akakigwa kugira ngo ikindi kibatsi gishiriremo, noneho abona atahure. Ubwo nibyo dukoze. Uyu munsi dufite abakristo bitwa ababanzinukwe n'abagira abanzinukwe, bakora n'ibibi n'abayobozi babo babareba kugira ngo bagenze bate. Muri iri teraniro babamo se twabishyize muri femine no muri masikiri. Ubwo niba uri umugabo ariyo ntabwo ugezeho, uri banzinukwe. Niba uri igitsina gore akaba ariho ugeze, uri nyiraba abariya abataragera mu rugo bakiri hano, bamwe bari no kubishidikanya gufata icyo kibazo se. Pawulo rero yerekanye ko twaguzwe, kandi twaguzwe dute? Petero wa mbere nawe arabiduhamiriza. Ihute vuba, iyo dusomye Petero wa mbere arabiduhamiriza, aho ntabwo ari kure cyane, ni mu gice cya kabiri. Abari buze kunyaruka turasoma ku murongo 24. Twaguzwe dute kugira ngo tugurwe nawe? Uyu murongo hari ikintu dufashe. Ubwe yikoreye ibyaha byacu. Aleluya. Ubwe yikoreye ibyaha byacu kandi agiye kubyikorera. Abari gusoma azana fuso abibangira igatase. Biravuze ngo ubwe yikoreye ibyaha byacu kandi agiye kubyikorera, abyikorera mu mubiri we mw'imbere, mu maraso yo mu mitsi ye. Abari nkabyikoreye, abyikorera mu nyama zo mu mubiri we. Biravuze ngo abyikorera mu mubiri we, abibambanwa ku giti, kandi yari afite intego n'umugambi kugira ngo dupfe ku byaha, duhere ko tubeho mu gukiranuka. Imibyimba ye niyo yadukijije, Imana ihabwe icyubahiro. Nguko uko nje nawe twaguze. Hano hari abagore bagiye gukobwa kugira ngo birakomeye, amasheki nibyo basibajana, amasheki bagiye gukobagina nibyo, kubera ibyo bifaranga kubibara bibaye byinshi. Ikamubwira itangaje, nta muntu nzi, nawe birashoboka ko utamuzi, no muri iterana ashobora kutabamo, bigeze akobwa litiro y'amaraso. Ninde hararisi uziko tujya gushingura kubona umugore cyangwa umugabo ari kurira kubera mugenzi we yapfuye. Ngahita mbona ko nkurikije ukuntu ari kumukunda kandi yapfuye,
tutaramugarura na warapfa. Abona turamugaruye haje kuja kubona abona yageze mu rugo baje gukaraba bagira ko bamuha akagasumwe kabona aragasumwe none igiti kirenze hatarashira ukwezi ukumva ngo yabonye umwinshi kandi yarari kurira ukaba wazana ibase kuzura amazi. Ntabwo Yesu yagize ayo mayeri, ntabwo yagize ayo mayeri, ahubwo we ibyaha byacu yabyikoreye mu mubiri we. Itangazo rikomeye iyo byagezemo ukabyiyumvamo, itangazo rigaragara neza mu materaniro, rikagaragara neza mu muryango, muri korali no mu byiciro. Imana ihabwe icyubahiro. Yohana arabiduhamiriza mu gitabo cye cya mbere, igitabo cya mbere cya Yohana ufite amahirwe mu gice cya mbere ndasoma umurongo wa 7. Aha handitse iki? Haratubwira amagambo ariko iyo tumaze kwemera ko twahuzwe, iyo tumaze guhagakira ayo maraso, iyo tugendeye mu mucyo, aleluya, kuko twamaze kwemera ko twahuzwe, tukumva ko tutarabo kwifata uko tubone, ngo tube ba nyirabanzinukwe n'ababanzinukwe. Iyo tugendeye mu mucyo hari ikintu gikomeye ngira ngo mubwire, yavuze ngo nkuko nayo iri hehe, tuba dufatanije ubwacu, aleluya, tuba dufatanije ubwacu. Kandi si ibyo gusa, tugaruka kuri bwa butumwa bwa za ndirimbo zimaze gutambuka, maze Bibiliya iravuga ngo kandi amaraso ya Yesu umwana wayo akatwizeho ibyaha byacu. Imana ihamucuye. Sinakubwiye ngo nubyemera urataha uri mushya, nubyemera urataha neza rwose. Kandi nkubwize ukuri, nurahura nawe arabimenya. Kwizera kwanjye kumva amahirwe yo komatana na Kristo, aleluya. Ariko ntacyo bimarira abantu duhura, ahubwo icyo abantu bantegerejeho. Ubwo nageze muri Mateyo 5 ndasoma wa 16, nibabona imirimo yanyu myiza, imirimo bahereko bahimbaze Data wo mu ijuru. Imana ihabwe icyubahiro. Ibikorwa byacu, uko duteye, uko tugenda, uko twambara, bihamagarira abantu kwerekana uwo twizera wabo. Ikibazo hari igihe ibyo dukora nuko turi bivuguruza ibyo twavuze. Ni narwo rugamba dufite. Icyaduha amavuna akabaho yatuma umuntu akavuga ibijyanye n'ibyo akora, yatuma umuntu ibyo akora bizamuka kurenza ibyo avuze, yatuma abandi bareherezwa kuri Kristo kubera babibonye. Ubundi nta mudamu uje ubigikara, ariko muraho neza, nta mudamu uje ubigikara. Niba warabibonye warebye nabi, cyokora abagabo dushobora kubibika, ariko muraho neza. Ubwo nyine umugabo ahora yihagazeho, ariko bavuga ngo abagabo bikara nibo beza we. Abo bizi nawe uzabishakisha. Icyo cyatse kuvuga ni iki gikurikira: ntabwo urataha isura ihindutse, ahubwo ikirahinduka ni imvugo ikuvuyemo, ahubwo ikirahinduka ni ibyo ukora. Nibyo biratuma bongera kumenya mu bundi buryo. Kandi uretse n'ibyo, inkuru nziza. Imana ni nziza ibihe byose. Uzi kubishatse nawe wabyiyumvamo, uzi kubishatse nawe wabyiyumvamo. Twageze mu cyisho cyo kwisabato, maze bavuga ibyo wa mupasoro hajya aratwaye imodoka we, namwumvishe. Tugera no mu bibazo buraya biterwaga n'ikigo cya kamere kimuri. Reka turabantu batsinze kamere, ngo cya kamere kigeze kitari ngo kimuri. Reka turabatsinze kamere. Ibintu nshimira Imana cyane rero. Imana ni nziza ibihe byose. Madamu wanjye yitwa Mutrezinga Beatrice, kuko muvuze vuba, reka nze kubwira. Afite kamere bwana, afite kamere y'umugogo, afite kamere y'umugogo nini. Kandi na Gilbert arayifite. Gilbert afite kamere, na Mutrezinga afite. Icyo mubwiye nshimira Imana nuko maranye na Nyakirega 30 tutaragabana amasafuriya n'amabati. Ubwo nta kimana yankora. Abandi baragabana buri munsi, bagashira umuhati no hagatera ubyogo na maniza bayo. Je maze 30 amabati tutarayashiramo ipasu. Ubwo nta
ntacyo Imana yakoze ihabwa icubahiro. Ni bande bari kwishima gutya ariko we ni ukuri niba mwegeranye na madamu mubwira uti Imana iracyafite ibyo dukorera. Kandi bamwe bari gushaka mu kwa mbere mu kwa kane bagatana ku murenge bari kubyigana bari kwiyandikisha ngo basezerane, abandi bakabyigana bari kwiyandikisha ngo batandukane. Wowe ntibari wagera muri icyo gihe nubwo uri mubi hari icyo Imana yakurindirije n'uyu munsi wari urimo, kugira ngo nibitarahinduka muri wowe Imana ibigukorere. Imana yagucyubahira. Mu mateka twagerageje gusoma habonetsemo amateka mu bihugu bitandukanye n'iby'Afurika birimo bagiye bagira igihe cyo kugurisha abantu. Ibihugu bigakenda bikagurisha abantu. Isoko muri Afurika ryari rihari ryabonekaga mu gihugu cya Misiri kiri mu ihembe rya Afurika. Abantu baturutse mu bihugu byo muri Aziya mu Burayi bazaga kuguramo abantu bitwa ingoreragahato. Ingorera bakaza muri rya soko barigeragamo rero bakaza baje kugura abantu bo kugira ngo baje gukora badahembwa. Bategetse bati ibyo bagombaga gukora ni bimwe mu bikurikira: bashaka gukora mu mirimo y'ibisheke, mu nganda zabo, mu matungo yabo, ari ku kwezi kudapfa, batagira n'ibyo bita ikenzeni, mu yandi magambo badahembwa. Bashirwagaho impeta yerekana neza ko bamaze kugurwa. Iyo bari buri wese yabona akavuga ati uyu muntu nubwo ameze atya ariko yarangije kugurwa. Byagendaga bite? Bashobora kugira mu isoko buriya rikanze kubwira muraho neza ubundi ugiye mu isoko wagurwa. Iyo duturanye no mu Bigogwe haje haba igiterane cy'amatungo. Umuntu agiye kugura itungo ahita rero akavuga ati iyi nyana ariko kubyumva neza, iyi fizi ariko kubyumva neza. Noneho akaza akareba umusore akamureba akavuga ati uyu yashobora gukora, akamugura akamushyira hariya. Yamara kumushyira hariya akanyura mu bakobwa akavuga ati uyu mukobwa mushingiye imbata yanjye nguze babyara izindi mbata zankorera bifite imbaraga. Abari hano abantu bakagurwa batyo. Ibyo byabayeho. Noneho amateka nshatse kukubwira ni ay'imbata imwe yaguzwe muri ubwo buryo, ijanwa mu bihugu byo hakurya y'amazi. Igezeyo isanga shebuja yaguze izindi mbata nyinshi. Noneho bagakora mu mirimo y'ibisheke, nuko bikaba bityo bava mu mirimo y'ibisheke bakaza mu y'imiceri, kandi buri muceri n'ibisheke biteraga imbaraga. Noneho ya mbata yarobanuwe ifite imbaraga irushaho kuzigira. Ariko igihe kimwe kigeze imbata yumva irambiwe kuba inkoreragahato. Mu gitondo izindi mbata zija mu kazi, imbata ntiyajayo. Bati buriya yagize akabazo. Umunsi wa kabiri ugeze imbata ntiyajayo. Ujishinzwe araza arayibaza bimeze bite. Agira tumva muje gukora inkoreragahato, ubukoragahato bwanyu njewe sinzongera kubikora. Uri mu gihugu cy'abandi tuzongera iyi mvugo wavuga. Yero irabivuga. Undi ati buri ufite icyo ushatse kuvuga. Umunsi wa gatatu ntiyakora raporo igera kuri shebuja. Shebuja araza aganira n'ingoreragahato arayibaza ibyawe bimeze bite. Ati databuja iminsi nagukoreye irahagije, ntabwo nzongera. Ntabwo. Shebuja ati reba impeta wambaye irerekana ko wagenze ute. None ibyo urimo ntabizi. Bati ibyo ndimo ndabizi sinzongera. Shebuja ati birashoboka ko yaba yataye umutwe kanyibike kino cyumweru ndebe iruhuke. Cyumweru gishize aragaruka ayibajije arayibwira tumva ntibibaho, nabikubwiye bindimo, ibyamvuyemo niko kuri, sinzongera kubikorana. Ndabyanze. Shebuja ararakara afata ibyemezo byo kuyica. Arayibwira tumva nzakwica nawe, nzaguca akaboko none ejo muvaneho umutwe uzapfa warabose. Ngatumva wanyica neza wanyica nabi sinzongera. Uri muri Aziya ukaba muri Amerika ibintu ukabivuga uvuye mu birabura uri muzima. Nuko byagenze. Shebuja atangira kwitegura uko azayica nabi
igihe byiteguraga ijoro ryo kuyica, inzozi ze zongera kugira ibyo zimwereka ko muri Misiri mu isoko imbata zikigurwa. None si y'inka yimye igasesa, inkoko ikarya amagi, ntabwo muzi uko bigenda? Abarira mubizi kandi sinzi n'uwavuze ngo yakanduka busubuguzi kugasubiraga. Sinzi muri kumva ko namwe mubizi na aravuga ati rero iyi mbata imaze kugera ku kiguzi gifatitse, ayo nayo iguze barayakuba yisubije mu soko. Ayifatira indege, imbata yongera kugenda mu ndege we igaruka muri Afurika, maze imbata ibonye igeze mu Misiri iravuga itumva urupfu nzapfa rwose nzabwo wacu. Iyi ntambwe nayo irakomeye kuba ngarutse nkagera iwacu, imbata iranezererwa. Noneho bayigezeho abambere baraza babona n'imbata ikwiriye kugurwa, yayifataho shebuja agaca amafaranga y'ikirenga, undi atumva narenzayo nayaguha, undi ati yazane, yatangira kubara imbata ikavuga uruguta igihe urikungura ntazagukorera. Uyu nawe icyo twapfuye abariya ubwo iyo mbata wayigura reka. None ikindi gitangaje, umuguzi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu sinzongera gukora ubata. Shebuja izuru rikagera kuri Karisimbi yari i Kigali, maze ijisho rigatukura, umurya ukamwisha, akibaza indege yayizanyemo, akongera akayibwira ariko ipfugereza kwica nabi urambona. Ndatumva nararahiye agenze ndera narahiye ko ntazongera. Misiri nabaye imbata yawe irahagije, ntabwo nzongera. Shebuja arababara, afata ibyemezo, agiye kuja kugira ikibazo, abona izuba rigiye kurenga, ari usigaye mu isoko kandi yari afite imbata ifite imbaraga. Abaguzi batashe, zindi mbata zaguzwe, ari mu isoko wenyine n'imbata ye. Abariyo shebuja n'umujinya n'ibyemezo bikaze, abona umuntu uje n'imodoka aje mu isoko yakerewe. Araparika, anezezwa nuko iyo mbata yibonye. Arangije aravuga ati imbata ndayigura. Shebuja n'umujinya atigiye kongera kuvuga, niba nende guca miliyoni, ni miliyoni 100. Ndatumva ayuraca yose disho. Agenza ate ari kwishura ya mbata iravuga. Umuguzi mu isoko ry'imbata saa 9 ntabwo yakanzwe nuko imbata ivuze, ahubwo yishyuye ari kumwenyura. Iyi mbata yariboye amaboko inyuma, maze shebuja abonye amafaranga yafashe, ntabwo uko yagiye wabimenya, yararigise ngo rubu rwawe nawe njyewe birarangiye. Maze ikindi gitangaje, shebuja wa kabiri w'imbata n'amaseka amwenyura, imbata ivuga ituye ubusa, uyapfushije ubusa, yazanye icyuma kivanye mu gikapu, acagagura imigozi, maze imbata irinanura, amaraso agaruka mu nzara, iravuga itumva ukoze neza, umbohoye ingoyi, ariko uruhijwe n'ubusa. Uruhijwe n'ubusa bwa kabiri ntabwo nzagukorera. Shebuja arongera araseka, aramubwira tumva injira mu modoka tugende. Yinjira mu modoka, mbata yinjira mu modoka, yicara ku gushi, nayifata ka nyirayo, ntangije yumva birimo neza. Shebuja agakata ikona ari kuyireba ari guseka, twaye mu modoka nziza ariko nuko ntazagukora. Shebuja agahinda kakamufata, nana kwenda kamufate, we anezerewe. Igihe kigeze bagera kuri portaye, ibonye iravuga barakingura. Shebuja yari afite umudamu mwiza, maze umudamu arakingura, agiye kuja kubona haje abagabo babiri, anezezwa no kubaha karibu, baricara. Abo umugore ufite ubwenge muri aho, hari abadamu badafite utudoze tw'ubwenge, bavuge bose uzi ku
uvuye mu rugendo madamu nta n'igikopu cy'amazi araguha, nta n'icyo arakubwira ngo yanka yamenye ikiraro yoneye ukomeye. Uyu mugore afite roho mutagatifu. Iyi raporo n'uyu mugabo uje afite inzara, ubwo aramubwiye ngo afate ibigeni. Ariko abadamu nk'abo babaga mu cyaro, mu mujyi ntibabaye. Mu mujyi bahabase, iki n'abahaba. Iki n'abanyabwenge da. Sibyo we? Umudamu abaha karibu, abereka uburyo bakaraba. Umudamu atondeka y'amasorori. Kumeze nigeze ku hantu hamwe ni muri uyu mujyi. Maze noneho umugabo namwe mbemwa uru rusisiro rwose utondetse aha. Hari ukuntu batondeka kukabona n'urusisiro neza. Neza. Maze umudamu atondeka urusisiro. Maze shebuja w'imbata wa kabiri aramubwira ati bamaze gusenga baheraga hano. Unkurikire uko mbora nawe ari gukora. Imbata nayo itahora ku sorori ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iricara ku meza isangirana shebuja. Imbata iranezererwa, maze irangije kuryaho kuvuga ngo murakoze guteka, iravuga iti databuja nabaho sangiye na databuja, ariko ikintu gikomeye waruhijwe n'ubusa. Niba ibiryo ndiye n'uru rugwiro rw'uyu mugore ntabwo nzagukorera. Ikibazo ni iki? Uri shebuja wa mbere ute? Shebuja araseka, amaze kumwenyura yikoza mu kabati kari hafi aho, azanamo urupapuro, maze amaze kuruzana afata ikaramu arandika. Jewe kanaka uyu munsi niyemeje kugura imbata runaka, nakuguze hafite umugambi w'uko ubimbata, ahubwo nakuguze ngo umwe mu bana ba nyir'urugo arasinya ahereza imbata. Nubwo yari yarabaswe, yari izi gusoma, irasoma neza, yumva ibintu birakomeye, nayo itangira kumwenyura, imibabaro imaranye iminsi yumva irashize, maze imbata yikoza hasi, iribura irazamuka, umutwe ukora kuri parafo, iragaruka yubama imbere ya shebuja, maze igiye kumubwira utumva databuja, uretse no kugukorera nzagukorera kugeza gupfa. Abari hano ntabwo nzimya ku mazu y'imbata, ntabwo ngize, ariko inkuru nziza nuko ku isaha ya saa 9 mu isoko ry'imbata habonetse umuguzi udasanzwe. Kandi uwo muguzi udasanzwe yemewe kwishyura igiciro gitandukanye n'icy'abandi. Tutiteguye gukora mu mirima y'ibisheke, mu mirima y'umuceri, tubaye abana ba nyir'urugo, Imana ihabwa icyubahiro. Ese nawe urumva hari aho uvuye naho ugeze? Uzi kubatwa n'ubusambanyi, usambana n'abageze, abaziga, abakatsi, baguye, ukaba watondeka ukagera Nyabugogo, abagabo bamaze kugutunga, nta murongo uciye. Abari hamwe hari abahanga, akarimanganya Alphonse, akarimanganya Korode, ubundi akarimanganya Nyiraneza, ugacarimanganyije na Yohana. Abo yamaze kurimanganya ni ibipaje by'ibipapuro. Abari hamwe hari abahanga mu kuzigura no mu gihe barazigura, bakagira ubugambo bw'abarenze. Baso umuvandimwe yabwirije tusoga sanje haguruka kiriya gitabo nasabye amagambo akomeye ngo bari migisha abantu, aho kubara imigisha yabo baragukunda ukoronda agenda agaragira ngo umaze kubona ngo yubatse inzu ku kabuga, ngo yubatse inzu ngo yubatse ibyabo ntibabimare bakabarya ngo nabwo n'ububata kagidemo shira baryabo. Abari abandi mu mujyi bahora barunguruka, umugore atambuka, ariko we kino kizamini kiroroshye, bikatura abagore bashatse neza. Kizamini cyoroshye nabibonye abagabo bashatse neza. Umugore akagenda mu modoka ari kuvuga ngo wabonye umugabo wa Charlotte aseka neza, avuga neza, arambara kabiri kandi afite umugabo, ariko ntiyacika ururimi ngo ataka umugabo. Yesu yabiciye umuzi neza, aravuga ngo uyu nawe ni umusambanyi. Hari ababaswe n'ubwo busambanyi,
ariko inkuru nziza umuguzi udasanzwe yabatuye imbata mu izina rya Yesu. Zikwana amagambo cyangwa gusoma umurengero ubuzima gasoza. Umugabane wa mbere 35. Umugabane wa mbere ni igitabo cya Rengera ubuzima, ndasoma 35 kugira ngo nawe nukibona uzagisome. Banditse ngo intandaro y'amahoro no kugarukira Kristo. Intandaro y'amahoro no kugarukira nde? Naho biri kubera ko icyaha ari uko kimeze. Imitima yacu yaguye ikinya nk'uko ikirema kitashoboraga kongera guhaguruka. Umukiza yita ku muntu yaguze amaraso ye akavuga ati mbese urashaka gukira cyo kibazo. Aragutegetse ngo haguruka, ntutekereze kubanza kwiyumva yuko umaze gukira. Izere ijambo ry'umukiza, Imana ihabwa icyubahiro. Shira ubushake bwawe mu ruhande rwa Kristo, kandi nuko rikagutegeka uzahabwa imbaraga. Nubwo umuntu yaba yarabaswe n'ibibi ntashobora kuvuga, ndetse akagira n'ibyo arabikira bibi bigahora mu mutima we ndetse no mu mubiri, Kristo abasha kumukiza, kandi n'uyu munsi arabishaka. Imana ihabwa icyubahiro. Inkuru nziza, azabatura imbohe zabaswe n'intege, azazibatura, kandi n'uyu munsi arabishaka. 37 arero ya magambo ngo Yesu zingorane za buri wese. Azingorane za buri kurya igitima cyawe ari igikara. Mungu yarutse kuba Yerusalemu ndi aravuga ati mba nimundebe guca kuntu ndigikara nsa n'inkoni iteka n'ukuri, atari ko mbabwije ukuri, murebye umutima wanje nizobe n'ukuri. Ariko muri aho mwese Imana ni nziza. Azingorane za buri muntu niko igitabo kivuze, kandi yita cyane ku muntu utagira kivurira, ugundagurana n'imitego y'umwanzi. Inkuru nziza, impapuro zo kubohoza ubwoko bwe yazisigishije amaraso ye. Yifuza ko abaguze igiciro ngicyo batsindwa ngo barimbuke. Inkuru nziza, uyu munsi ahagaze ku ruhimbi rw'imbabazi, aratura Imana amasengesho y'abifuza ubufasha bwe. Ntasubiza inyuma umuntu wese umuhungiyeho, atanga imbabazi zisesuye. Umuntu wese ubishaka yatahana imbaraga y'Imana. Yesu yakira abamuhungiraho atitaye ku rutonde rw'abari kubarika. Aleluya. Atarwitayeho. Nta muntu cyangwa umumarayika ushobora kugukoma imbere ugiye gusanga Yesu. Kristo aragufata akwambika kamere y'Imana muntu, amaraso ye akuhagira icyaha cyose. Imana yaciye imbazo. Muri uyu mwanya ndabaza ikibazo, ni bande babaswe n'ibyaha bagakomeza kuba batifu, ariko bakaba bari kuvuga batumva mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera tubatuwe kubw'amaraso ye? Bazamura ikiganza. Niba utari kwizihiza umubwiriza, haguruka. Hari amakuru njagira avuga ni mbese buriya watanga depuigata ukavuga ibyari byarakubase wabivuga. Buriya mukanya mpamagaye abari abasambanyi bazi imbere, buriya mukanya mpamagaye abari abajura bazi imbere, buriya mpamagaye abari abasinzi bazi imbere. Noneho hamwe hatari hano ngasanga abantu bashaka kuba abanyabyaha ariko bitagira amazina mbere mushiki wanje kuko waje. Wavuga abasinzi ntibaboneke, wavuga abasambanyi ntibaboneke, wavuga abajura ntibaboneke, wavuga abanyabyaha bagahaguruka. None si ibyaha byabaye banyira bukuba abantu byaha hariho batavugaga. Mbese muri aho neza, ninde mwizera wahagurutse nawe uzi ko ibyo byari bimaze kugera hirya ageze kure, ariko akaba ari kuvuga tumva Data ndagarutse. Tambuka imbere tugusengere, tambuka imbere tugusengere. Niba wowe ubwawe kuvuga utumva ibyanjye byari bigeze kure n'abantu runaka barabizi, ariko mu izina rya Yesu mbatuwe ku bibi byose, ahubwo Imana ibifashe binyakira. Paso n'abakuru b'itoro mwakira uyu mugabo aje ari kwihuta mu izina rya Yesu. Tambuka rwose umuhobere, umuhobere. Undi akaba ari kuvuga tumva nari mfite ibyamuhana, umudamu arabizi, umubyeyi wanjye arabizi, abavandimwe barabizi, ariko nejejwe nuko ntazongera gukorera Satani. Mu izina rya Yesu ndaje munsengere, ibi ndashaka kubicikaho. Tambuka vuba, ufite ubwuzu, ufite n'ubushake. Impapuro zo gusinyira zo kubohora ubwoko bwe yazisigishije amaraso ye. Nawe uri muri urwo rutonde, nta mazina twavuze, andikisha izina ryawe kuri iyo liste. Nawe ugutuma n'abatuwe n'Umwami Yesu. Tambuka vuba,
ninde uri kubivuga byo? Aka kazi ke ntabwo kugufasha gutambuka, kandi naje aratambuka mu bw'amasi. Aba ni abantu b'Imana. Nejejwe nuko muri uyu mwanya Yesu agenda agira abagabo n'abagore, abantu bashaje. Haleluya. N'abafite amasaka y'amamera ku mutwe abahindura basha. Haleluya. Neza rwose. Ntabwo ikibazo ari uko twaba benshi, ntabwo ikibazo ari ubwinshi bw'ibyo twakoze. Amaraso ya Yesu arahagije. Ntabwo ukavuga Yesu aragushaka. Bihute vuba. Ndikubonamo n'abashaka kubatizwa. Niba ari kubatizwa none cyangwa ejo nabwo ntabwo mezi. Ariko niba urimo ukaba uri kumva n'umubatizo ukwiye, urajuraza n'ikiganza kiri hejuru, kandi ubwo navuze ngo n'abari kumva umubatizo wawukwiriye muno ndashaka ikiganza turebe. Abamaze kugera hano bari kuvuga umubatizo twajamo, muzamure ikiganza turebe. Haleluya. Imana ni nziza. Nawe bambuka. Ndabizi materaniro y'akazi hazamo dayimoni. Uwo dayimoni afite mushiki we. Dayimoni yitwa baragira wiki. Baragira mushiki we yitwa Nifitiye isoni. Nifitiye igira uri kugira isoni si uzi ko isezerano rya Yesu riri kuvuga ngo reka mubwire uzampamiriza imbere y'abantu, nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data n'imbere y'abamarayika be bera. Teri nambuze nawe Yesu aragushaka. Imana ni nziza. Mushyire igice cy'indirimbo ndi kubona abantu batigana bazi. Andi ndirimbo mushyire 108. Mushyiremo igice cy'indirimbo maze abantu bazi Yesu aragushaka. Iki cy'indirimbo gishyiremo na ba nyina runaka baze kuko ndi kubona Yesu abashaka. Kandi inkuru nziza Yesu arabaha. Igice kimwe noneho dayimoni witwa Nifitiye isoni atsindwe mu izina rya Yesu. Maze dayimoni witwa baragira wiki atsindwe mu izina rya Yesu. Tambuka nawe uhamye. Ushyiremo amajwi yanyu mwazabure cyane. Naho tambuka vuba, tambuka vuba rwose. Rwose tambuka mbona umugurano banguka banguka bamwe baba ari kumutumwa ubwanyuma bwiruka kuri korari ibimenyetso by'ibihe yari gasobanura ngo aya ni amahirwe ya nyuma. Shyiramo imbaraga uze tujye gusengera aba bantu, kandi mu izina rya Yesu Imana ikomeze kubana nabo. Haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Mbere ko dusenga reka turebe abari kumva ibyabo bibaganisha ku mubatizo bazamura ikiganza nabo tubamenye. Abamaze kugera hano imbere bari kumva ibyabo bibaganisha ku mubatizo bazamura cyane. Munezerewe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana yacu icyubahiro. Pasitoro agiye gusenga, atarasenga n'inyumba nawe uzi. Pasitoro yegera mikoro ubwo kandi kamubwira ntabwo bikojeje isoni. Aha ni ku makaro Yesu yabagiriye neza. Mupfukama. Ubwo agiye gupfukama n'abagiye gusengerwa, ariko nanjye ndapfukama we. Pasitoro urasengera abanyabyaha bahagaze, urasengera abanyabyaha bajana imbere,
basengera bya bagiye kubatizwa. None turangiza gusenga, ubwo umukuru w'itorero arabaje imbere, aba bantu bajanye mu yahangari nabonye hariya, abandike kandi abacaguye ku mapaje abiri. Imana yacu abicubahiro mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, Muremyi wacu kandi Mucunguzi wacu, turagushimiye cyane. Amen. Tugushimiye ko uyu munsi wari uwuzi guhera mu nama y'agakiza, wari uwuzi ko ari umunsi wo kubaturwa kw'abana bawe. Amen. Tugushimiye icyo ukoreye kuri uyu musozi muri iyi nzu yitiriwe izina ryawe. Amen. Tugushimiye Mwuka Wera uvuganye n'imitima yacu. Amen. Tugushimiye ko agenda gukurikirana ijambo ryawe mu mitima yacu kugira ngo rivomerere hazaboneke imbuto zizaragugana bwawe. Amen. Kuri aya manywa dusabiye cyane imibereho yacu. Amen. Buri wese ufite icyo yiyumviseho akwiye kubaturwaho, Umwuka w'Imana muwe bugufi cyane ngo yihana hindukire. Amen. Kandi guhindukira kwe gutuma izina rye ryandikwa by'iteka ryose mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Hari abagerageje gutanga ubuhamya ndetse babihanishije kuza imbere y'iteraniro ryawe. Nyagasani, amazina yabo agezwe imbere y'intebe yawe kandi yatsindishirizwe. Wakorewe ibyaha byabo kandi ubahe imbabazi, ubahe n'umutima wo kuzakira. Amen. N'abandi bahagaze aha ngaha bafite icyo bari kukubwira mu mitima yabo, kandi Yesu ntacyo wahishwa, ubu uri mu ijuru ubabere igisubizo. Abana bawe turifuza imibereho igendanye n'ibyo twemeye kandi tukabyizera. Kenshi twifuza gukora ibyiza ariko tukibona twakoze ibibi, duha imbaraga inesha. Amen. Kandi ntihabaho gutsindwa ibyo wongera kutwereka ko dufite umurengezi ari we Yesu Kristo. Nuko nitumusanga atubabarira. Tukweretse aya materaniro yose guhera ku ntangiriro kuzageza ashoje, kugira ngo azahagararirwe n'imbaraga mvajuru. Amen. Uzaturinde igikubi icyo ari cyo cyose, uzaturinde igitero cya Satani cyasi icyo ari cyo cyose, ndetse n'icyaboneka hagati muri twebwe cyatuma ijwi ryawe tutaryumva ahubwo tukakirangarira, gitsindwe mu izina rya Yesu. Amen. Ubushake bwawe bukomeze kwigaragaza. Umugaragu wawe igivuze Gilbert umwe bugufi cyane. Nta kabuza Satani aramurakariye, aramwanze, ariko ijuru rikomeze kumugirira neza. Igikundiro cye kiboneke ku ntebe yawe, kugira ngo ibyo ushaka n'ibyo ushima bibe muri we, kandi nawe yiboneho uburinzi bw'Imana. Korari ibimenyetso by'ibihe nayo iri kumwe natwe, ubaho umugisha cyane, ubabere mu miryango, ubabere byose, kugira ngo we kugira icyo bahomba, ahubwo bunguke kurushaho kumenya no kukwiteguza abandi ngo tuzabaye no mu bwami bwawe. Abizera bose biteguye kuzaboneka muri aya materaniro, uzabarinde gutahana ubusa. Uzabarinde inkomyi izo arizo zose na za birantega, ahubwo hazaboneka imbaraga yawe mu miryango yabo, kugira ngo byose bigende nk'uko ushaka, dushima izina ryawe. Ngwino utanga ububyutse bukwiye, haba muri iri torero ndetse n'umuryango mugari w'itorero, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.